Hari itsinda ry'abantu rifatwa nk'iry'amayobera kurusha ayandi yose ku isi. Baba mu mva, basiga imibiri yabo ivu ry'abapfuye. Aba ni Agori, bahisemo inzira itinyitse mu gushaka ukuri. Tubahaye ikaze kuri Big Move Entertainment. Agori ni itsinda ry'abihaye Imana rishingiye ku myemerere ya Hinduism, cyane cyane mu gusenga Shiva. Uko abashakashatsi mu bya anthropology babivuga, Agori bashobora kuba baratangiye kugaragara mu kinyejana cya 17 mu buryo busobanutse, bishingiye ku nyigisho z'umugabo bitaga Kinaramu. Kinaramu yigishije inyigisho ikomeye: ntugomba kwanga ikintu na kimwe niba ushaka kumenya ukuri. Abashakashatsi bamwe na bamwe berekana ko iri dini rya Agori rifite aho rihuriye n'indi myemerere yo mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bo bakiharira mu buryo bukabije bwo gushyira mu bikorwa imyemerere yabo. Varanasi ni umwe mu mijyi ya kera cyane ku isi, ariko kuri ubu ngubu ikomeje guturwa. Mu myemerere ya Hinduism ni umujyi wera cyane. Abantu bemera ko kuhapfira cyangwa se kuhatwikirwa bituma roho ibohoka. Niyo mpamvu ariho batwikira imirambo. Ibikorwa by'urupfu bihabera buri munsi. Aha niho abagore benshi bahisemo gutura, si kubw'impamvu yo gutera ubwoba, ahubwo ni kubw'ukuri bashaka kumva. Mu bushakashatsi bw'imyemerere ya Agori bugaragaza ko urupfu atari ryo herezo, ahubwo ari inzira yo guhinduka. Kuba hafi y'urupfu bibafasha guhangana n'ubwoba bwimbitse, kwiyumva kuri uw'ingenzi cyane, kumva ko abantu bose bangana. Iyo umuntu amaze kwemera urupfu, atangira kumenya ubuzima. Mu migenzo yabo, iyo bamajije gutwika umuntu bisiga ryavu rye, si ugushaka gutera ubwoba, ni uburyo bwo kwitoza kudashyira ibintu mu byiciro byiza cyangwa se bibi. Hari inyandiko z'abashakashatsi zigaragaza ko iyo hari umuntu apfuye muri rino tsinda rya bano bantu bitwa Abagori, bashobora kurya bimwe na bimwe mu bice by'umubiri w'uwo muntu wapfuye. Gusa ibi ntabwo byemezwa n'abahanga bose. Gusa abandi bashakashatsi bagaragaza ko byakabirijwe n'itangazamakuru, cyangwa se babivuga mu buryo bwo gukabiriza inkuru. Icy'ingenzi si igikorwa ubwacyo, ni impamvu iri inyuma y'icyo gikorwa. Ni ukurenga ubwoba, kubaho nta bwoba. Agori bakora meditation, kwiyigisha kwakira ibintu byose, kubaho mu buzima bworoheje cyane. Mu buzima bwabo bwa buri munsi, nta kintu bafata nk'icyanduye, nta kintu bafata nk'icyera cyane. Kwakira ibintu byose nk'ibigize ukuri ntabwo ari teori gusa, ni uburyo bwo kubaho. Byose ni kimwe imbere ya Shiva. Intego yabo ni ukugera ku bwigenge bwo mu mutwe. Hari umusore wavuye mu buzima busanzwe aje gushaka ibisubizo kuri ino myemerere y'aba Bagori. Yaje guhura n'umwe mu Bagori, batangiye kumwigisha kwakira ubwoba, kubaho nta rwango. Mu gihe cy'imyaka yatunguwe no kwiyumva bitandukanye n'uko yaje yiyumva. Si uko yabaye umunyabwoba, ahubwo yabaye umuntu udatinya ukuri. Igori ni itsinda ry'abantu bake cyane bafite imitekerereze yimbitse. Kugeza uyu munsi Abagori baracyabaho, baba hitwa Varanasi mu Buhinde. Bakomeje inzira ya kera, bakora meditation ndetse n'imihango ya kera. Igori si abantu b'igitangaza gusa, ni abantu bahisemo kureba isi mu buryo butandukanye cyane. Mu gihe benshi bahunga urupfu, bo barwegera cyane. Mu gihe benshi batinya umwijima, bo bawinjiramo. Ariko wenda ikibazo nyacyo si ibyo bakora, ni uko twe tutaramenya kureba isi nk'uko bo bayibona. Mu myemerere yabo ishingiye kuri Hinduism, cyane cyane igitekerezo cya non-duality, ibintu byose ni kimwe imbere ya Shiva. Nta tandukaniro ry'icyera n'icyanduye. Mu rwego rwo kwirenga, umubiri ni uw'igihe gito, roho ikazahoraho ibihe byose. Turabashimiye kuba mwabanye natwe. Iyi ari Big Move Entertainment. Kora subscribe kugira utazacikwa n'ibindi biganiro nk'ibi.